umubyibuho ukabije wanywa isupu, iyo irabikora. Isupu ni ikiribwa gikize ku ntungamubiri. Mu bihe byose niyo yakoreshejwe mu gihe umubiri wabaga wacitse intege, twavuga nk'abarwayi kwa muganga. Gusa abantu basobanukiwe iby'ubuzima mu bihaye Imana urugero bihata icyo kiribwa gikungahaye ku ntungamubiri. Isupu isanzwe usanga akenshi yuzuyemo ibiterambaraga nk'ibirayi byinshi n'imigati ku bifite bakayirisha. Ariko ubu birazwi ko isupu yoroheje ishobora gufata mu nda ikabuza umuntu gusonza kandi itakwinjirije karori nyinshi arizo zifashishwa mu kubyibuha. Ni ukuvuga icyo kurya cyagufasha cyane ku buryo bufatika iyo ushaka kunanuka. Iyi ni isupu rero ivuye mu bitaro by'umutima mutagatifu, yifashishwa ku bantu bifuza kunanuka byihuse hakoreshejwe uburyo bwo kubagwa igifu, kuko baba bagomba kubagwa bamaze guta ibiro mu gihe runaka. Turabashimira rero abantu badusangije iyo supu ngirakamaro. Ibiyigize: utugemwe twa tungurusumu 4, ibitunguru binini 6, itomate 6, litiro 3 z'amazi, ishu, karote 6, pavuro z'icyatsi 2, seleri, buyo, ariko ukirinda amagi kuko ifitamo icyitwa glutamate cyongera umubyibuho ku buryo burenze n'indwara bugeretse. Abifuza kumenya uko bakora ikirungo nazabitegura nabyo. Uko bikorwa ni ugukata imboga mu duce turinganiye, nyuma ugasukamo y'amazi, ugashyiramo umunyu, kiri na perisire. Ubibize iminota 10, nimugabanyemo umuriro uteke kugera imboga zorohereye zidahiye cyane bikabije. Iyi supu rero uzajya uyinywa igihe cyose ushaka kubera ko ntacyo yifitemo cyongera ibiro byinshi. Ni ukuvuga ushobora kubigira ifunguro ryawe rya buri munsi mu gihe waba ushaka guta ibiro byinshi. Bamwe rwose baranayifashisha akaba ariyo bagira ikiryo cyabo mu gihe nk'icy'iminsi 7 batavangiye n'ikindi kintu uretse wenda icyayi. Icyayi twavuga nk'icyayi cy'inanasi, icyayi cya mante, icyayi. Babyita rero kwigomwa unywa gusa, ukazongera nyuma y'ukwezi kuko atari byo wahorera nanone byazagutera ikindi kibazo cyo kubura ibigize umubiri bindi, kuko ntabwo ari cyo kurya wahorera igihe cyose, kiranazira guhorera indyo imwe igihe cyose. Ikindi kintu abantu bagomba kuzirikana ni uko ibiro wagiye ufata mu myaka irenze 10, imyaka irenze ingahe, bidashobora gutakara mu minsi 2 ngo bigende gutyo, kuko uko bigiye cyane byihuse niko bizanagaruka cyane byihuse. Icyiza rero ni uguta ibiro bikeya mu gihe kinini, ubwo ukaba wizeye ko ibiro utaye bigiye bitazongera kugaruka ukundi, kubera ko wamaze kumva umubiri wawe, wamaze kumenya icyo ukeneye, wamaze kumenya ibiwuzambya, none ukabikurikiza. Mugire amahoro.